isezerano yasohoza. Uno munsi waganirije ubuzima bwanjye kuva kera, mpaye kurebesha amaso, ushimira impano nziza Imana. Nakwimitse muzabe mu rugo rwanjye no mu muryango wanjye. Uzabe Imana y'abana banjye n'urubyaro rwanjye, uzabe Imana y'imishinga yanjye, uzabe Imana y'ubuzima zawe zose. Nabonye ukuboko kwawe, nabonye imirimo yawe. Ntacyantandukanya nawe kuko uri Imana niboneye n'amaso yanjye. Nzagukorera, ufashe umpaye nzagutoza inzira nziza yo kukubaha. Abana banjye nzabatoza inzira nziza. Nta kindi mfite naguha uretse uw'umutima wanjye, uw'umuryango wanjye. Nakwimitse kugira ngo ingoma yawe izahore mu nzu yanjye, nanjye nzibera mu mahema yawe iteka ryose. Amen. Muvise inama z'iki wawe, indirimbo n'amasengesho n'ivugabutumwa, uzazishyigikire, iyo minisiteri uzabishyigikire uko bizagenda kose. Marene naza gufasha leta nawe igihe wagerera hano cyane n'ibindi. Ababyeyi bawe bazaba ababyeyi banjye, nzakubaha, nzagukunda, Imana izabifasha.
niyo mpamvu tubikore icyubahiro n'ubundi turakuraritse muri iri terambere. Haleluya, haleluya. Baba wa mbinguni. zishyira hano ntabwo tugiye gusengera iteka ariko turasengera amagambo bagiye kuzivugiraho kuko niyo magambo akomeye. Urebye abantu benshi bambaye iteka nubwo batibuka n'igihe bakoreye ubukwe, ariko iteka niyo ingenzi cyane. Ubu rero kwizera iminota yawe yagize y'amateka birahindutse. Mana turashimiye ugira neza, uratangira ugasoza, utugirira neza kugira ngo tunezeze. Ibikorwa byose ukora mu mugambi wawe, ibi wari warabiteguriye kera ko kwizera na nziza Jolie bazambikana impeta nk'umugabo n'umugore. Rero uyu munsi turasenze kugira ngo aya magambo bagiye kubwirana aba magambo yo ari ku mutima, aba magambo yubaka ubumwe bwawe, uzagendana nawe imyaka yose y'ubuzima. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kwizera
impeta yashobora y'ubwiza imbere y'Imana, imbere y'itorero, imbere y'abantu. Urazamura ukuboko kwawe kw'iburyo uvuga uti ndabyemeye cyangwa se ugiye kubitekereza. Iyo mukora ubukwe igihe kitari kigaruka, abantu bari gukoma amashyi n'impundu, ibihe byatsikamiye abantu, umuntu akishima ariko ntageragere, wabona umuntu yishima ntaseke, nabyo ni igitangaza. Ariko uhumure bisaba, nta kibazo. Joli wabyemeye kwizera hindukira, na Joli ahindukije agize umwanya urimo kurungurukira mu madirishya, ufashe kubera ko yakwemereye akindi gisigaye, ubwo ni ukumwerekana ibindi bisigaye nawe akabikurikira neza agakorera. Tugeze rero